Mwana babonaga najyaga kwa muganga muri kogarafi nagiye nk'ishure 5 umwana bamushaka bakamubura abapfumu twarabagiyemo mbese isi yose twarayizengurutse byaratuyobeye icyo gihe nuko nkimara gukora iyo mpanuka noneho Nshuti bakunzi ba Iyobokamana TV dutangira tubasuhuza umwami Yesu akomeza abaho umugisha abahezagire nkuko mubizi Iyobokamana TV tubakorera kubera ibitekerezo byanyu mwagiye muduha mu minsi ishize twakiriye Reverend Pasteur Buhungu Abel twaganiriye byinshi uburyo Imana yamuhamagaye hari ibintu byinshi Imana yamukoresheje hari abantu benshi bahuye hari abantu yasengeye hari n'abantu bahojwe n'umurimo w'Imana uyu munsi twongeye kumwakira kubera ibitekerezo byanyu mwagiye mutubwira ngo tumubazanire agaruka avuga igice cya kabiri uyu munsi yazanye na rya tsinda yazanye n'aba bantu Imana yamuhuje tujye kubakira muri studio za Iyobokamana TV murababona kuri kamera nge ndi Samugakire reka dutangire duha Abel atubwire itsinda bari kumwe. Murakoze kwikaze muduhaye dushimiye abantu bose rero biteguye kumviriza igice cya kabiri cy'ubuhamya twari twaremeye ko tuzabereka tukabereka n'abantu Imana yagiye ikorera imirimo itandukanye uyu munsi rero tukaba twabazanye ya rero ngewe ubari imbere nitwa Reverend Pasteur Buhungu Abeli ego twari tugarutse rero muri studio za Iyobokamana TV kugira ngo tubereke abantu twari twemeye ko tuzabereka nkuko Imana yagiye bakorera ibitangaza nkaba rero mubo nazanye harimo n'umudamu wanje nari nabemereye ko tuzabereka n'umwana Imana yahinduye umwana w'umuhungu inda imaze amezi 8 hasigaye ukwezi kumwe ngo ivuke Imana imuhindura umwana w'umuhungu kubera ko mama we ari we yifuza kandi akaba rero atari wundi no umwana wanje na madamu ibyo byabaye rero kuri madamu reka tubanze rero twibwirane reka mbanzirize kuri madamu abasuhuze abibwire n'amazina turakomeza nibikurikira Imana iduhana umugisha murakoze madamu ibwire abakunzi ba Iyobokamana TV. Murakoze kumpe kaze ndabashimiye mu izina rya Yesu Kristo nitwa Mukamana Jeanne d'Arc umutware wanjye n'uyu Buhungu Abeli ariwe pasiteri nanjye nifuje kubabwira ibyo Imana yankoreye kandi nifatanyije namwe kugira ngo mbakomeze kugira ngo namwe mugire ibyiringiro kuko Yesu azabagirira neza nanjye nje kubabwira ibyo Imana yakoze murakoze amen. Yesu ashimwe cyane murakoze cyane nanjye nitwa Nderimiheto Deo ndi umugabo ndubatse ndi hano kubera ibitangaza Imana yankoreye bikomeye kubw'ijambo ryayo yarindiye muri nge hari ibikomeye nanyuzemo Imana irahandindira kugira ngo izasoze ibyo yavuganye nanjye Imana ibaha umugisha. Murakoze Yesu nashimwe nanjye nitwa Nyiramajyambere Mediatrice ndi umumama mfite umutware n'abana nanjye nje kubabwira ibyo Imana yankoreye Imana ishimwe. Murakoze kumikaze nanjye ndi umubyeyi witwa Esteri mugore w'inyamibwa Imana yangiriye neza impagakiza ku buntu nta kiguzi umurimo nkora ngewe nkorera Imana ndi umuvuga butumwa bwiza ubushake mbese kuba umuvolonteri ngewe rero naje kujya mbabwira ibintu Imana nkoreye ikoresha aba bantu ubwo mukanyebeza kuba gutyo Imana ibaha umugisha.
murabyumvishe rero inshuti bakunze ba Iyobokamana TV, mumaze gusobanukirwa abo turi kumwe muri studio, abo tugiye kuganira byinshi. Ariko mbere yuko tuganira, reka tubanze dusabe pastor adusengere kugira ngo twinjire neza mu mwuka, twinjire mu mavuta, tuganire, dusengere n'abagiye kudukurikira ibyo tugiye kubabwira, ubuhamya mugiye gutanga bubafashe bugeraho bavana naho bubageza. Murakoze nanone ku yindi kaze muduhaye. Tugiye gusengera mu ijambo Imana yashize ku mutima wanje. Mbere yuko dusenga, ni ijambo riboneka muri Luka igice ni ca mbere. Murakoze. Igice ni ca mbere, umurongo wa 35 turaryifashisha mu kugira ngo dusenge. Igice ni ca mbere, umurongo wa 35. Reka dusome mu izina rya Yesu. Riravuga ngo marayika aramusubiza ati, umwuka wera azakuzaho, n'imbaraga z'isumba byose zizagukingiriza. Nico gituma wera azavuka azitwa umwami Imana. Kandi dore mwene wanyu Elizabeti nawe afite inda y'umuhungu yo mu zabukuru. Uwiteka uwitwaga ingumba, none uku ni ukwezi kwe kwa 6, kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Muri Mariya aramubwira ati, dore ndi umuja w'umwami Imana, bimbere uko uvuze. Kuko marayika nuko marayika amusiga aho aragenda. Imana rero ibaha umugisha mwese mukurikiye iri jambo. Mpagaze ku ijambo rivuga ngo kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Iri jambo riramfasha cyane. Iri jambo ndarikunda kuko Imana si umubeshi. Iyo ivuganye nawe ijambo irarikurikirana kugeza risohoye. Kandi hari byinshi yagiye ivugana nanje. Uyu munsi nagiye mbibonesha amaso. Rero Imana yacu si umubeshi, irasezerana igasohoza. Imana yacu irakora. Imana yacu irakomeye cyane. Niyo mpamvu nashatse guhagarara kuri iri jambo rivuga ngo kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Iyo rero ivuze ijambo irarikurikirana, kandi ku ijambo yavuze hako havaho n'inyuguti n'imwe. Ijuru n'isi byabasha kukurwaho, ariko ijambo Imana yavuze rigasohora. Rero tugiye gusengera muri iri jambo. Namwe mutwumva cyangwa se muduteze amaso, mwifatanye natwe kwizerera muri iri jambo rivuga ngo kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Ibyo yavuganye namwe izabisohoza. Ya Imana rero iduhana umugisha. Nkaboneraho cyane kubwira n'aba bavandimwe turi kumwe, mbabwira ngo ijambo Imana yavuganye nabo bafatanye nanjye kwizerera muri iri jambo rivuga ngo kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Ibyo yabasezeranyije izabikora. Dusenge mu izina rya Yesu. Mana turagushimye, wabanye natwe turi mu nzira, waturinze impanuka n'imitego, waturinze kugwa no kuvunika, waturinze sekibi, watugwaniriye ku marembo yose, kandi watugwaniriye intambara ikaze, watugejeje hano amahoro, warinze ibirenge byacu gutsitara ku ibuye. Izina ryawe nirishimwe kandi rihimbazwe, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Mana uyu munsi wari warawuteguye, twari twarabyemeye, none urabikoze. Turagushimye kandi tuguhaye icyubahiro. Ngaho rero
tuguhaye karibu kugira ngo ubane natwe muri kino kiganiro, ntitube twenyene, kandi abatwumva iri jambo ribashe kugira icyo rikora ku mitima yabo, ribahindure mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, uwera wa Isirayeli, Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo. Uri intare yo mu muryango wa Yuda, uri umunago wo ku gishyitsi ca Dawidi, uri Alufa na Omega, bisobanurwa ngo uri uwa mbere kandi uri uwa nyuma, uri itangiriro ukaba n'iherezo. Kaya doblele lengo sikeria paya zene quadrai ni topai ni mora. Yesu turagushimye kuko usezerano ugasohoza, wari warabitwemereye kandi wari warabitubwiye ko abantu bazafashwa ari benshi kandi amahanga azafashirizwa muri ibi bitangaza wemeye kuzaza unkoresha. Ndagushimye ko wabikoze ubwo wakiza abantu bari bagwaye indwara zikomeye, abari muri koma ukabakura muri koma unkoresheje. Uri Imana itabesha, uri Imana isezerano igasohoza. Turagushimye rero, bana natwe muri aya masaha kandi ukorane natwe imirimo n'ibitangaza, kandi abaduteze amaso babashe gufashwa n'ijambo ryawe. Urakoze kugiye kubana natwe, kandi urakoze kubiremye nonaha, kandi urakoze kuza gukorana natwe bitari bikeya, ukarema ikibemeza, ukarema amashimwe. Ni mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umucunguzi wacu dusenze twizeye, twese twikirize cyane tuvuge ngo amen. Wow, murabyumvishe inshuti bakunze ba Iyobokamana TV, twari tumaze kubabwira ko tugiye kuza noneho tureba cya gice cya kabiri cy'ubuhamya. Hari ibitangaza Imana yamukoresheje bimunyuzeho. Hari abantu hano bari kumwe muri iri tsinda bagiye bakira indwara zigiye zitandukanye, Imana yagiye ikorera ibikomeye, uyu munsi bafite amashimwe. Reka tumuhe atangire atubwira none igice cya kabiri cy'ubuhamya, abihuze n'aba bantu n'iri tsinda bari kumwe n'uburyo bagiye bahura n'uburyo Imana yagiye bakorera ibitangaza. Ikaze mu gice cya kabiri. Ego twongeye kubashimira, murakoze. Twinjiye rero mu gice cya kabiri cy'ubuhamya. Ndahera kuri madamu rero wanje ariwe mureba twicaranye, no kuvuga ngo madamu rero yasamye inda, asama inda atabizi ntiyabimenya, ariko Imana ivugana nanje ko madamu yasamye afite inda. Noneho icyo gihe tujyana ahantu kubwiriza, bari bantumiye aho bita mu Makawa, hariho umupasitori yitwa Zerubabeli, go bari bantumiye, hanyuma tujya kubwiriza. Tumaze kugerayo rero ntangiye kubwiriza no guhanura, mubona hanuriye mpanuriramwo na madamu ko Imana igiye kumuha umwana, mbese amaze kuba atwite. Noneho ndabimubwiye ntiyabyumva kuko ntabyo yarazi, arihangana. Tumaze gusoza amateraniro arambwira ati ariko ibintu wambwiye nibyo? Ndamubwira nti nibyo, Imana yabimbwiye. Arambwira ati ariko ibyo bintu simbyemeye kuko ndumva ntanda mfite. Ndamubwira nti madamu, Imana yabimbwiye ntibesha, ntiyigeze imbesha n'umunsi n'umwe. Madamu rero nk'uko byakurikiranye, yaragiye akoresha rya koranabuhanga rigezweho uyu munsi, agura ka kantu muri farumasi bakita tesite, aragenda kubisuzuma asanga nibyo nk'uko nabimubwiye. Amaze gusanga ari byo, iyo nda rero guhera ku kwezi kwa mbere ndamubwira nti atwite umwana w'umukobwa. Madamu arambwira ati ariko sinifuza kubyara umwana w'umukobwa, iyo Mana muyimbwirire ko nshaka umuhungu. Ndakomeza n'ukwezi kwa kabiri n'ukwa gatatu n'ukwa kane n'ukwa gatanu nkomeza kumubwira ko ari umwana w'umukobwa, ariko inda igeze mu mezi 8 ndabimubwira ubwa nyuma ko agiye kubyara umwana w'umukobwa. Ararira cyane, amaze kurira aho yambwiye ati nukuri ndakwiyamye n'iyo Mana yawe, niba uzi kuyisenga ikumva yimbwirire ko ntashaka kubyara umwana w'umukobwa, kuko amaze kurira
kurira yaguye no hasi ndamuhagurutsa ndamubwira nti madamu haguruka. Arahaguruka kuko nanje nageze aho numva ko bimbabaje kandi bimpa kubona ko atamikino adashaka kubyara umwana w'umukobwa. Ndafata kunda rero ndamusengera, maze gusenga ndasenga nsaba Imana ngo ihindure uyo mwana w'umukobwa imuhindure umwana w'umuhungu kuko ari we madamu yifuza, kandi nayibwira ko atakiyinanira nubwo umwana asigaje ukwezi kumwe ngo avuke. Nayibwira ko atakintu na kimwe cabasha kuyinanira kuko ishobora gufata n'amabuye ikayabyutsamwo abana ba Aburahamu. Nuko namusengeye mvuga ndangije gusenga ndamubwira nti madamu tuza uzabyara umwana wifuza. Nibwo rero madamu yatuza arikiriza, birangiye yagiye kubyara uwo mwana, abyaye umwana abyara umwana w'umuhungu nkuko nari nabisabye Imana. Ariko igitangaza cyambere, igitangaza gikomeye kandi nanjye cyantangaje cyantunguye, nuko hashize amezi 2 umwana avutse. Murumva ko umwana yarakuze, aza kumpamagara, ampamagara mu buryo butunguranye, numva ko ari nk'impanuka agize. Arampamagara ati pasiteri ihute icyo nkwereka. Ndamubaza nti habaye iki? Arambwira ati ihute nkwereke. Anyereka rero ibimenyetso kuri uwo mwana, aho twagiye gusanga munsi ku kimenyetso kigaragaza umwana w'umuhungu Imana yaradoze nka kuriya musanzwe mubizi ko umwana donke umuntu yokomereka akaja kwa muganga bakamudoda n'indodo. Haza kugaragara ikimenyetso ko Imana yadoze koko imuhindura umuhungu kandi yari umukobwa. Yesu wacu nahabwa icyubahiro. Rero icyo gihe madamu arambwira ati Imana yawe ndayitinye kandi ngiye kuyubaha, sinarimbizi ati numva ngishidikanya, atari kubuniboneye ikimenyetso koko ndemeye ko wa mwana yari umuhungu. Rero tugiye guha ijambo madamu agire icyo abibabwiraho, nubwo nagerageje kubivuga ariko yakongera nawe akabihamya. Imana ibaha umugisha. Murakoze madamu. Ni karibu. Murakoze. Yesu nashimwe. Nanjye nishimiye kubabwira iby'Imana yankoreye, yangiriye neza bikomeye. Ariko ngewe ntago ndi buhere ku mwana kuko Imana yankuye ahantu hakomeye cyane. Naje kurwara uburwayi, ndwara umutwe imyaka 8, mbyimba inda nayo imyaka 8. Narivuje ndazenguruka hose, amafaranga nshiraho, naracuruzaga ndahomba kubera kwivuza. Mbwira Imana ngo Mana ndananiwe, ngeze aho binyobeye, ntabara wowe wenyine kuko nta wundi bushobozi mfite. Ngewe Imana ndyamye irambwira iti wowe uzavurwa n'umurundi. Mbwira Imana ngo Mana se amafaranga agera i Burundi nzayakura he ko nta n'amafaranga asigaranye? Irambwira noneho umuntu yambwira ati ngwino nkurangira umuntu ukuvura kuko nageze mu rwego rwo kurwara umutwe. Ngera ubwo numva n'amajwi ambwira ngo ikorera ibuye ugende, nkumva irindi jwi riza rimbwira ryihuta riti si urikorera ibuye urababwira abantu kuri umufundi, urabwira abantu kuri umuyede, ati ahubwo ni umwuka w'ibisazi, ahubwo ihuta ushaka abakozi b'Imana bagusengera, ahubwo ubundi wasaze. Nakomeje gusenga Imana ariko ububabare n'uburibwe ntago bwahagaze. Nakomeje kubabara cyane bikomeye. Noneho umuntu yandangira ngo wonge kwivuza, nkamubaza ngo mbese uwo muntu uvura ni umurundi? Bati hoya. Se ni umugabo ko ngewe nabwiye umuntu w'umugabo kandi w'umurundi? Bati hoya ntago ari umurundi. Ati noya n'umuganga wanjye ntabwo araboneka. Nanjye ntago nari nzi inzira aho bizaturuka. Nabaye ndi kugenda mu nzira, ngewe nagendaga mu nzira kubera kubabara cyane. Inkweto nazitwaraga mu ishakoshi nkagendesha ibirenge. Nagendesha ibirenge nkumva simbe ndi kubabara, ahubwo nashyiramo inkweto nkababara. Twarahuye rero aransuhuza, arambwira atambuka kaburimbo, ndayambuka ndagenda ndamusuhuza. Ijambo rya mbere yarambwiye ati umva uko Uwiteka Imana ivuganye nawe, ivunnye amaboko y'abaguhiga. Numvishe byari ibintu bikomeye cyane kuko barampigaga cyane, abarozi barampize bikomeye, barampiga
kugeza ubwo bageraho bakajya banambwira bati twewe turashaka kukwica. Ndababwira nti kubera Imana nta kintu muzantwara, kubera ko nizeye mpagarara mu kwizera. Najyaga mfashwa n'ijambo, ni Imana yigeze itubwira ngo nidusenge amasengesho yo kwivomera ngo igihe cyo kugotwa kitaraza. Ibikugose ni byinshi, ariko kubw'amasengesho wasenze Imana yo mu ijuru izakurinda. Yamaye muri Zaburi ya 91 haravuga ngo uba mu bwihisho rw'isumba byose azahama mu gicucu cy'ishobora byose. Ngo ndabwira Uwiteka ngo uri ubuhungiro bwanjye kandi uragakiza kanjye. Haleluya. Nabonye Imana indindira muri iryo jambo, nageragaho bikomeye nkibukira ijambo ryo muri Zaburi ya 91. Haleluya. Nabonye Imana ikomeye cyane, nabonye Imana inkiza urushwima, nabonye Imana inkiza umutwe udakira w'ibisazi. Haleluya. Ariko ndashima Imana ko uyu mukozi w'Imana we twawe akansengera Imana, mbese mu bintu byose nari narabwiwe igisubizo cyaturutse muri uyu mukozi w'Imana. Imana yacu nishimwe. Haleluya. Nageze ubwo abarozi duhura bakambwira ngo niki gituma abarozi bagutinya, nkababwira ngo nukubera Imana. Haleluya. Arangije arambwira ati ngewe nagiye kukurogesha ikibungo, atariko barambwira ngo ntago nzagushobora. Senga Imana, umurozi ntacyo atwaye, umurozi nta bubasha gufiteho. Imana itagutanze nta muntu wagushobora. Haleluya. Nabonye Imana ikora bikomeye, ikora ibitangaza, yankoreye byinshi cyane bikomeye. Ariko ndashima Imana kuko ari Imana iruhura, ni Imana itabara, ni Imana ihindura amateka, ni Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Reka dusome ijambo ryo mu Befeso ibice ni 5 umurongo ni wa 14. Dusome Abefeso ni ibice 5 turahera ku murongo ni wa 14. Haravuga ngo nicyo gituma bivugwa ngo usinziriye we kanguka uzuke, nuko mwirinde cyane, kanguka uzuke Kristo abone uko akumurikira. Nuko mwirinde cyane uko mugenda, mutagenda nk'abatagira ubwenge, ahubwo mugende nk'abanyabwenge, mucunguze uburyo umwete kuko iminsi ari mibi. Haleluya. Nuko ntimukabe abapfu, ahubwo mumenye icyo umwami wacu ashaka. Kandi ntimugasinde inzoga zirimo ubukubaganyi, ahubwo mwuzure umwuka. Amen. Mubwirane Zaburi n'ibihimbano by'umwuka, muririmba mucurangira umwami wacu mu mitima yanyu. Mujye mushima Imana Data wa twese kubw'ibintu byose, muyishimira mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Kandi mugandukirane kubwo kubaha Kristo. Haleluya. Amen. Haleluya. Amina. Ijambo ry'Imana yatubwiye ngo nimucunguze uburyo umwete kuko iminsi ari mibi. Haleluya. Amen. Amina. Amen. Ngo yewe usinziriye we kanguka. Haleluya. Amen. Ndabwira abari mu mahanga yose ngo nimukanguke kugira ngo Kristo abamurikire. Haleluya. Amen. Kandi ngo mugende nk'abanyabwenge, ngo kandi ntimukifatanye n'abatizera. Haleluya. Amen. Ahubwo ngo mugende nk'abanyabwenge, ngo kandi ngo mwuzure umwuka wera. Haleluya. Amen. Yesu nashimwe. Amen. Imana yacu nishimwe. Amen. Yesu nashimwe. Amina. Ndashima Imana rero yo mu gihugu cyo mu ijuru. Ndashima Imana yuko nari mfite icyifuzo cyo kubyara umwana w'umuhungu, ariko Yesu yaramumpaye mu buryo bw'ibitangaza. Haleluya. Amen. Nari ntwite umwana w'umukobwa, nkomeza ndirira Imana, ndayibwira ngo Mana ntago nshaka kubyara umwana w'umukobwa, ndashaka kumpa umwana w'umuhungu. Uwiteka yarabikoze ku munota wa nyuma, ndayishimye, ariko ikoresheje umukozi wawe yaransengeye. Imana yarabikoze, ndayishimye, impa umwana w'umuhungu. Imana yacu nishimwe.
yesu aduhane umugisha. Murakoze bakunzi rero ba Iyobokamana TV, turakomeje ya uyu umugabo mureba wicaye ibumoso bwanje turi kumwe hano, yabibwiye amazina, bamwita Papa Blessing. Uyu nguyu twamusanze mu bitaro by'ahitwa CHK, ariko imbere yuko tumusanga muri CHK, umudamu we yari yabanje kuza kunsura mu rugo iwanje, nsenga nakira umushyitsi. Rero yumva ndi gusengera impanuka ya moto ndayikuza kuri uyu mugabo mubona wicaye iruhande yanje. Noneho umugore abyumvise biramutera ubwoba, biramutangaza cyane, arambaza ati ibyo numvise nibiki? Ndamubwira nti nuko nguko byumvise, nakuzaho impanuka ya moto ku mugabo wawe. Imana rero yambwiye ngo agiye gukora impanuka ya moto, kandi ndamubwira nti iyo mpanuka rero iri bube, ariko ndamubwira nti humure, Imana irambwiye ngo ikuyeho urupfu, ariko irasigaje ikimenyetso kugira ngo uzamenye ko ariyo yabivuze, kandi kugira ngo bimenyekane ko ibyo tuvuga ari ibivuga. Rero yaje gukora iyo mpanuka, arababwira uko byagenze, nubwo twaje kumusanga ari muri koma, kugeza aho nasanze akamashini kajegeza kugira ngo kamukure muri koma kananiwe. Ndahageze rero ndamurambikaho ibiganza, ndamusengera mukuza muri koma, arakanura, abasha kundeba, abasha kubona baje bahari baje kumureba, abasha kuva muri koma. Nibikurikira byose rero araza kubibabwira. Ubwaho ngaho abahaboneye ibitangaza baduhamagaye hirya hose mu bitaro, ababonye igitangaza kibaye bituma baduhamagara tujya gufasha n'abandi. Ariko mubo twafashije, abo twashoboye kuzana kuri kamera za Iyobokamana TV naba ngaba. Papa Blessing, turakwakiriye mu izina rya Yesu, utubwire uko byakugendekeye. Ni kaze. Murakoze. Haleluya. Amen. Nanjye navuga byinshi kuko ubuzima bwanjye bwose ni amateka, kandi ayo mateka nyafitiye inkovu ku mubiri wanjye. Jewe nababwiye ko nitwa Nderimiheto Deo. Iryo zina ubwaryo rya Nderimiheto nayo ni amateka. Mama menya ubwenge nasanze ari kuryinubira, yibaza impamvu papa yanyise iryo zina. Kwitwa Nderimiheto sinzi impamvu babikoze, kandi uwo Nderimiheto yari umuntu watinywaga cyane mu muryango, wari uteye ubwoba, bavuga ngo nta nubwo bazi aho yaguye. Mama rero mvuka nkura yakuze ambwira ati nyirasenge wa papa wawe yahoze amubaza impamvu yakwise iryo zina, agahitamo mu mazina yose. Nsanga naryo ni ikintu Imana yateguye kera kugira ngo igaragaze kuri buri muntu wese ko ibasha guhindura amateka kuri buri kintu cyose. Ntabwo izina uyu munsi ufite ari ryo rishobora gutuma Imana ireka kugukorera ibyo yakagukoreye, kuko amazina abantu batwita cyangwa abana b'abantu badutazira ntabwo ariyo ahagarika umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Imana ikomeza umugambi wayo nubwo abantu bakwita amazina bishakiye. Haleluya. Ni ukuvuga ngo mama yavuze ko iryo zina nyiraryo yabaye umugwagasi, ariko uyu munsi igihe ntabwo ndi umugwagasi. Ninapfa nzapfira muri Kristo, ntabwo nzagwa ku gasi nk'uko uwo Nderimiheto wa mbere yaguye ku gasi. Ndashima Imana rero yatumye mvukira muri uwo muryango bakanyita iryo zina. Hari ibindi rero bikomeye Imana yakoze. Ibyo yabikoze ibikoresheje umukozi w'Imana Abeli, Pastor Abeli. Amen. Ni ku itariki 22 z'ukwezi kwa munani muri 2016 niho ibyo bintu byabereye. Nari ndi Butare, jewe madame ari Kigali muri famille.
ajya gusura pasiteri bari kumwe n'abandi bantu b'abanyamasengesho. Njye ndi Butare, ariko nanjye nari ndi Butare mu masengesho ahantu mu rusengero, numva umuntu aravuze ngo Imana ikuyeho urupfu. Nyoberwa ibyo bintu byo kuvuga ngo ikuyeho urupfu, sinabishyikira neza kuko numvaga ndi muzima nta na malariya ndwaye, ariko sinumva ko ari impanuka kuko uwo muntu ntabwo yavuze impanuka, yavuze gusa ko Imana ikuyeho urupfu. Ndangije mama wanjye umbyara yari arwaye, njya kumugurira imiti ahantu mu mujyi i Butare. Abantu bazi Butare bazi mu mujyi wa Butare. Mvuye muri farumasi, haza umuhungu afite igare, acyambuka umuhanda, imodoka iduturuka inyuma ihita ifata break, irakuba amapine cyane, ngira ubwoba, nsimbuka igare ndataruka. None kubera wa muntu wavuze ngo urupfu ngo Imana irukuyeho, ngira ngo nurwo, kumbe hari urupfu Imana yavuze inyujije muri Abeli, ivuga ko ari moto, ariko icyo gihe nari ndi ku igare. Yes, ndabyibutse. Nuko Imana ngeze i Kigali, nahageze ari kuwa gatanu. Kuwa gatandatu madamu arantelefona arambwira ati Imana uzi ko yavuze ko wari ugiye gukora impanuka none ikuyeho. Mpita mubwira nawe ubwo iyo mpanuka nayikize saa 4 z'amanywa. Bati arambwira ati ese byabaye? Ntibyabaye, narindi ku igare. Ati Imana ko yavuze kuri moto. Ndavuga nubwo simbizi. Nzi Kigali, Musanze Kigali kuwa gatanu, kuwa gatandatu, ku cyumweru, kuwa mbere nanone saa 4 z'amanywa akora mpanuka ya moto. Kuwa mbere saa 4 z'amanywa ahantu bita Cadillac. Niba abantu bahazi, abantu bigeze gusohokera muri za boîte aho Cadillac, imodoka yaturutse ahantu bita Kimihurura mu muhanda w'amabuye, aho bubatse umuhanda w'amabuye, iraza idusanga na motari mu muhanda hagati imbere y'umupolisi ari kutureba, irakubita. Jewe ngira ubwoba nkibona umuvuduko w'imodoka ituruka imbere yacu, none nshaka gusimbuka moto, ariko kuko hari ijambo Imana yavuze kandi igomba kurisohoza. Amen. Imodoka nyisimbuka moto, imodoka ihita ikubita moto, ikubise moto ihita igaruka inkubita munda, inkubise munda. Noneho mpita ngira isereri mu muhanda, ngize isereri, imodoka nayo ijya gukwepa wa mumotari, ihita ingeraho irankandagira, impuzana brodire munda, harashwanyuka m'imbere kabisa. Amara aracikagurika, acika ahantu hatanu, acika gatanu munda m'imbere, umwijima uracika, urwagashya ruvamo. Navuye aho nagonzwe ndi kumwe na madamu. Navuye aho ntangiye kubona abantu, ariko kubera ko umubiri wagize ikibazo, nkabona umuntu namwibagiwe, na madamu ndamwibagirwa kandi twari turi kumwe. Ndamwibagirwa, nkumva hari ahantu namubonye, kubera ko umubiri wari umaze gukora circuit m'imbere, ibintu byose bitakaje imbaraga. Ambulance za leta ziraza zidukuraho n'umumotari. Umumotari nyuma y'icyumweru we yasubiye mu kazi ke, ariko nge nguma mu bitaro. Ngeze mu bitaro ngira ikibazo gikomeye cyane. Ndibuka ko hejuru yanjye hari abaganga 5 b'abazungu, hari abanyamerikakazi 2, hari n'abafaransakazi 2, hari n'umunyakoreya umwe w'umusore. Baravuga ati uyu muntu yangiritse cyane, ninjye bitayeho. Barabanza bapima amagufa ko nayo nta kibazo yagize, bahita banjyana muri salle d'operation. Ndibuka umugabo batugongeye rimwe, yari ari kumwe n'umugore we, nawe bamugejeje ku bitaro. Jewe ntarana tutarinjira muri salle, ariko badushoreye twembi. Uwo mugabo ninjiye nawe bashaka kumwinjiza, uwo mugabo ahitagwa imbere y'umuryango ako kanya. Yari umugabo w'umusore ukomeye, ubona umugabo nta n'amaraso yari yavuye. Umugabo ahitagwaho, genda komeza njya muri salle d'operation. Ninjiye, ikibazo nahuriye nacyo nicyo cyatumye njya muri koma, ubutabyuka. Banteye ikinya cya mbere cyanga kumfata, sinywa inzoga, sinywa itabi. Bantera icya kabiri cyanga kumfata, bantera icya gatatu cyanga kumfata, banteye icya kane
mpita nsinzira. Muri uko gusinzira bakora ibyo bakoraga, barangije bambyukije biranga. Byanze bafata akamashini bajya kumbyutsa. Ibyo nabibwiwe na dogiteri wambazi. Bambyukije biranga. Ubwo nanjye nakangutse nsanga ari Abeli undi hejuru n'abandi bantu baje ngo barimo basenga. Ariko muri uko gusenga Abeli arimo asenga n'utwo tumashini twananiwe, nabonye ibintu bikomeye bene data. Nabonye ibintu bikomeye. Aka kanya umuntu ashobora gutanga ubuhamya bw'ibintu wenda yarose, ariko nge sinabirose, n'ibintu byabayeho muri operasiyo yose. Nabonye ukuboko kuramfata kuramfima kumfata mu mashati, kwari ukuboko k'umukara. Sinabonaga inzara, nabonaga gusa ari ukuboko k'umukara igicucu. Mbona kinjyanye ahantu ku mwobo kumva. Mbona muri iyo mva harimo utuntu dutatu tumeze nk'umunwa n'amaso. Numva uko kuboko, ijwi rivuye muri uko kuboko riravuze ngo bikuye umuntu. Numva mumva havuze ijwi ngo mbike. Ukuboko kuravuga ngo bikuye umuntu yapfuye. Ukuboko nako ntabwo kwari kuzi umuntu kwajyanye uwo ari we. Imva ibwira ukuboko ngo warebye uwo muntu wazanye uwo ari we? Ati reba ku mutwe we. Noneho mbona hari ibintu biba kuri bisi, berekana quartier bisi ijyamo, biba bigenda byikaraga byaka umutuku. Ndebye nanjye nabonaga ari uri kureba uwo muntu kandi ari njyewe. Mbona inyuguti ebyiri, A na M. Ndibaza A na M. Noneho numva ijwi rivuye mu kuboko ribwiye yamva ngo ko mbona ari inyuguti gusa ebyiri nazo zitagize icyo zisobanuye. Aravuga ngo izo nyuguti ubonye bisobanura amasezerano. Twebwe ntabwo tubika amasezerano, tubika abantu bapfuye. Ntabwo twe tubika amasezerano. Harimo isezerano Uwiteka yamusezeranyije n'icyo azaba cyo kitarasohora. Niyo mpamvu tutagomba kumubika, kuko uwo nguwo hari ijambo ry'Imana rikibitse muri we ritarajya ahagaragara. Uyu munsi rero ndashima Imana. Ndashima Imana cyane kandi ubyumve mwene data huri. Imana yambwiye amagambo ane akomeye. Ijambo rya mbere Imana yambwiye, yarambwiye ati ninjye wakuremye kandi ninjye uzagucyura. Icyo ni icyambere. Irya kabiri rambwira ngo nagukomerekeje mbishaka kugira ngo igikomere cyawe kibe umuti w'abakomeretse. Uyu munsi Imana irongera imbwira ijambo rya gatatu. Irambwira ngo impamvu nabikoze ni ukugira ngo buri muntu wese aho ari hose amenye ko ukuboko kwanjye kugera kuri buri muntu wese, kandi nta muntu wagera kure aho kutagera. Ninjye ukurayo kandi ngashyirayo. Haleluya. Ndashima Imana rero muri ibyo bintu bine Imana yambwiye. Kimwe ntabwo kirasohora, bitatu byarasohoye. Ariko uyu munsi nizeye yuko Imana yakoze ibyo bikomeye, ibasha no gukora n'ibindi. Reka dusome ijambo ry'Imana gatoya hano. Ijambo riri muri Zaburi y'124. Ni ijambo njya nibuka buri munsi mu bimbaho byose, nkavuga ngo Imana ibifitemo uruhare. Hano ijambo ry'Imana Zaburi igice cya mbere, Zaburi igice cya 124 umurongo wa mbere, haravuga ngo yaba Uwiteka atari we wari uri mu ruhande rwacu, aba ariko Abisiraheli bavuga none. Ntabwo ari ejo, ni none. Uyu munsi utekereza ibintu warenze kandi wabonaga ko byaguhitana. Uhita uvuga uti yaba Uwiteka atari we wari uri mu ruhande rwanjye, byari kuguhitana. Ariko hari ikiri muri wowe Uwiteka atarasohoza. Hari umugambi Imana itarasohoreza muri wowe. Niyo mpamvu ukiriho. Si uko warutaga abo mwiganye, si uko warutaga abo wari ufite kuri za WhatsApp. Uzi inshuti zawe wari ufite kuri WhatsApp
whatsapp bamwe nimero zabo umaze kuzisiba kuko batakiriho. Kuki wowe yawe batarayisiba? Ni ukuvuga ngo hari umugambi w'Imana ukiri ku buzima bwawe. Ndashima Imana rero iyo abatari yari mu ruhande rwanjye uyu munsi ntabwo jyewe mba mpagaze hano muri studio mbabwira iby'Imana yakoze. Mwene data rero ndagukomeza nkubwira ngo nta kure cyane habaho Imana itagukura, kuko niyo ifite icyo yavuze kuri wowe kandi izagikomeza nubwo imyaka yaba ibihumbi. Imana ifitanye nawe isezerano kandi rigomba gusohora mu bikomeye byose uzanyuramo. Umenye ko Imana ishaka kukugira umuntu ukomeye, kandi ntabwo uzaba umuntu ukomeye waranyuze mu byoroheje, uzabanza nawe uce mu bikomeye. Imana ibaha umugisha. Amen. Bakunzi rero ba Iyobokamana TV turabashimiye cyane ukuntu mukomeje gukurikira ibiganiro byacu cyangwa se ubuhamya bwacu. N'uyu mugabo rero Imana yakoreye ibikomeye, turaza kubereka n'amafoto ari muri koma kugira ngo ibihamya bye birushirizeho kugaragara. Rero turakomeje ubu naho tugiye kubagezaho uwitwa Mediatrice, nawe arababwira neza iby'Imana yamukoreye n'ukuntu byagenze. Uwo nta byinshi muvugaho, uyo nguyo nawe rero ni umumama Imana yagiriye neza. Imana nawe yamukuriyeho urupfu, yaramurinze cyane. Ubwo namusanga mu bitaro bya CHK yamaze kubigeramwo, niho naho ngaho namusanze. Reka nawe tumwakire atubwire nawe uko byamugendekeye. Mediatrice, turaguhaye ikaze. Murakoze. Murakoze kumpa ikaze. Imana yacu nishimwe. Amen. Ni ukuri Imana yarandengeye, nabonye ukuboko kw'Imana. Kuba nkiriho si kubwanjye, si kubw'abana b'abantu, ni kubera Imana. Nari ndi umumama nicururiza akabari, nibera mu munyenga w'akabari, numvaga Imana itabaho. Nuko mu mwaka wa 2016 mu kwezi kwa 7 hari kuwa gatanu nka saa 10 ndagenda ngo ngiye kurangura. Urumva iyo umuntu ari mu kabari nta bindi abareba. Ngeze Kabuga niho twakuraga rikere nyine moto ibirankubise. Icyo gihe nari ntwite inda, yari yarabuze iburiro, nta mwana babonaga. Najyaga kwa muganga muri Kogarafi nagiye nk'ishure 5, umwana bamushaka bakamubura, abapfumu twarabagiyemo, mbese si yose twarayizengurutse byaratuyobeye. Icyo gihe nuko nkimara gukora iyo mpanuka, noneho narayikoze njya muri koma. Ngiye muri koma aho ngaruriye ubwenge, mbone abasore 2 nibo bamfashe. Nari munini cyane, ubu narashize. Nuko uwo musore umwe numva abwiye undi musore ngo ariko ngo uzi kwigufa ry'umumama rimwe ryatakaye. Kubwo ntabwo narinzi ko abantu bababara cyane, numvaga ari ibintu byoroshye. Nibwo imodoka yaje kumfata injyana kwa muganga CHK, ingejejeyo. Naho kumbi nagize ikibazo mu rubavu, urumva ko nari ntwite umwuka wari wagiye mu bihaha n'ubunini. Nuko birangiye nibwo abaganga bavuze bati rero uyu muntu kugira ngo tumubage ni ukugira tumuhe amaraso amashashi 7, namushiriramo nibwo tumubaga. Ariko njyewe numvaga ari ibintu bisanzwe, numvaga nta gupfa kuriho, numvaga ari nk'ibintu ntazi byari byo. Nuko ya mashashi barayampaye, bamaje kuyampa ubwo baranjyana barambaga. Ariko kubera amagufa ari yabaye ifu babuze uko bambaga, banshiramo ibyuma kugira ngo bazarebe ko byagira, noneho bakazabona uburyo bambaga. Nuva bashatse uburyo bateranya biranga. Noneho ngezeyo barambaza ariko uratwite? Ndababwira ntabwo ntwite, kubera ko ni naragiye kwa muganga hose ndabashaka bakayibura, numvaga ntatwite. Ariko icyo gihe nko mu mezi 3 nkora iyo manuka nari naragiye kumenya Imana. None hariko Imana ndayimenya, nigumira muri ka kabari. Nuko nibwo nakoze iyo mpanuka, ubwo Imana ikambwira ngo uratwite nubwo inda yawe bayigize amazi, ngo ariko nzi neza ko uzabyara umwana kandi nkongera nkamurema akaba muzima. Ariko numvaga bidashoboka. Ubwo nibwo yanda badogiteri baje bayipimye, inda barambwira baturatwite. Ndavuga se
ubwo ukuboko kw'Imana kwari gutangiye gukora kubera ko Imana yari yarambwiye ngo izahindura yanda ngo ay'amazi ngo Imana yagire yongera umwana. Ubwo urumva nari ntangiye kubona ukuboko kw'Imana aho njyamye ngo nari nkoreye impanuka, nibwo bambaze baranjyana kumbaga si bambaze ahubwo banshyizemo ibyuma banjyana ku gitanda, amabomboni barabesha ngo umuntu wagiyeho bomboni ntakira, harakira kubera Imana. Ndagenda bishize ukwezi yanda yaje barambwira bati noneho saba muganga wawe tukujyane muri maternete barebe ko inda yawe koko ikora mu nda. Icyo gihe nta kintu na kimwe nabashaga gufata, nibwo bangejejeyo muganga n'ubundi arambwira ati inda yawe ntabwo ari inda ahubwo izaba amazi, nituyirekeramo iragumye kuvune, ahubwo ibyiza twakubaga tukayigukuramo. Nari mfite sonde amadereda ha, nari mfite amasonde, nari mfite iki nkibaza se Mana barambaga noneho no mu nda na hehe hose, ubu noneho nzajya mute kandi ntinari nshoboye kuryama kugira se nayo mbishoboye kwari ukunyegamiza, mbese byose byari urugamba. Nuko ubwo urumva nayo naratangiye kumenyana n'abakozi b'Imana, nibwo nagendaga nibwo uyu mupapa yaje gutambuka aho twe tujyamye hose hashika, umuntu arambwira ati uriya mupapa usika asengera abantu bagakira. Ndavuga reka ntago bishoboka. Ndangije naramuhamagaye ansanga aho nari njyamye ku gitanda, urumva yaratambutse muri sale aho twe tujyamye, araza aransengera gusa Imana ahoraga imbwira ko izangira neza, ariko numvaga bidashoboka, numvaga nta n'ahantu izanyuza. Maje kunsengera nibwo yanda banjyanye aho kugira ngo bambaga, Imana ikora ibitangaza yanda yikuramo. Sinari nzi kwicara, sinari nzi guhina, mbese n'imbaraga z'Imana icyo gihe zakoze. Nuko iyo nda ivamo, imaje kuvamo urumva nahise menya kwicara, menya kujya, ibyo byose ntabwo byari bishoboka. Nuko hashize nk'ibyumweru 2 arampamagara arambwira ati uzi ko urataha? Hari 5:00 za nijoro. Ndamubwira se nataha ute kandi abaganga barambwiye ko bazambaga bagafata igufa ryo mu kandi kaguru bakarishiramo hano kandi nibi byuma se nabitahana. Arambwira ati rero niko Imana yambwiye. Bwarakeye mu gitondo abaganga baje muri eturu baransezerera. Ndababwira se mwansezerera gute kandi mutambaze? Barambwira bati niko bigenze ugomba gutaha, nta kindi kintu tugigukoreraho, uzaza ari uko ibisebe byawe bikize tugukuremo iryo gufa ryo mu kandi kaguru ubundi tukubage. Nabyo nibazaga uburyo bazankuramo igufa bakarishira ahandi, nkibaza nkabaza abaganga se nzongera ngende, bakambwira batuzagenda, ariko numvaga bidashoboka. Ari imbaraga z'Imana, noneho abaganga nabo babonaga bidashoboka, bakambwira ngo bazama ikintu cy'icyuma, bakambwira amaguru yanjye mva bya amagambo yari menshi cyane, ariko kuboko kw'Imana kurakora. Aho data na mama tarari, aho bene mama batari bari, kuboko kw'Imana kwarakoze. Ibyo byose nabibayemo nirwaje kwa muganga, nta murwaza nagiraga uretse Imana yonyine niyo yandwaje. Nuko ubwo gihe cyarageze, uyu mukozi w'Imana tuza kujyana kwa muganga, n'ubundi arantwara bari unjyanayo. Tugezeyo barambwira bati ntago tukubaga, hari abantu benshi. Abwa banshakira igitanda bakinshiraho, ubwo nari ngiye gukuzamo rya gufa rya handi mu kandi kaguru kazima barishire hahandi amagufa yarabaye ifu. Nuko ubwo nibwo igihe cyaje kugera barambaga, kwa kumbaga urumva nta murwaza nari mfite, nta muntu namba nari mfite, nahise nigira muri koma. Ngiye muri koma ubwo nibwo abaganga baje bati ikintu kikwishe n'ubwoba nta kindi. Uvuga ngo iyo upfa ntabwo wumva ko ufite ubwoba, ubwo wiyumvira ko uri umunyenga. Nibwo bazanye ibyo byuma bishuhisha banshiraho ibyuma bizura. Noneho abaganga njyewe nuvane nagiye, urumva nabo mbone yari ndiho, numva umuganga umwe abwiye undi muganga ngo ariho ngo twandikira udusinyire ngo ejo muduha umuntu yamara gupfa mukavuga ko ari se twabigizemo uruhare, ngo nimutwandikire mudusinyire uyu mama adapfa nka wa wundi. Ubwo muganga yaraje
maje kuza arandika ariko kubera ukuboko kw'Imana kwari kukindiho ngiye noneho aho narindi ntari nshoye kuvuga ko navugiye mu mutima ndavuga ngo ariko Mana wananiwe ubunyica nkikora impanuka none unyishe ubungubu n'umwana wanjye yarambonye gene mfite umwana umwe w'imyaka 7 nari narabuze uwundi mwana none unyisha ari uko umwana wanjye yambonye n'umugabo akambona ukaba utaranyishe kiragihe noneho icyo gihe nari narigeze kuryama ku gitanda birangiye ahoraga mu gatuza umukozi w'Imana araza turuka nkiriya arangije anyereka ijambo riri muri Mika 7 ku murongo wa 7 noneho nkavuga se Mana ko wambwiye kutazankoza isoni ukavuga ko abanzi banjye aribo bazakubwa n'isoni ubu noneho nziziki nkabwira Imana ngo wemeye kunyica kandi hari ibyo nemeye nzavuga nanjye bikagira abantu aho bibakura nibwo Imana isingirira neza byari nka saa 10 z'umugoroba saa moya Imana yari imaje kungirira neza yakoma mbanyivuyemo ariko yakoma ubwo nayivagamo urumva niko nahamagaraga no mukozi w'Imana nsengera Mana sinzi hari numvaga ari ugomba kunyiza kuko numvaga nta wundi nuko ubwo nibwo Imana yahise inkura aho hantu ndara sale dopu nta muntu ujurarayo ndarayo nuko bwarakiye mu gitondo banjyana hirya ubwo urumva bose abaganga babonye nk'igitangaza cy'Imana nakigerera aho ngera bakambwira bati Media uzashima Imana Media uzashima Imana uzasubira mu kabari uzasubira mu kabari nkabwa hoya ati hoya murakira mukibagirwa nkabwira hoya nago nakibagirwa Imana yankuye nuko igihe cyaje kugera ndataha mvuye kwa muganga uyu mukozi Imana arampamagara arambwira ati mbonye utwaye inda ndamubwira se ndatwara inda ndwaye ndi mu byuma ndi mu mbago ntashoboye kuva ku gitanda ngo njye hanze ntireka paze nibyo nago bishoboka ati rero urayitwaye ndabwira rero ndimo numva n'ubundi byo ntazi uko bimeze nibwo koko yanda yayivugaga hari yarazi ko yagezemo inda yari yigereyemo ubwo yanda ndayitwara mbana nayo n'imbagwe ebyiri ntashoboye kururuka igitanda ntashoboye guhina mbese gwari urugamba uretse Imana yonyine ndangije nize ukuboko kw'Imana yanda naje kuyibyara batambaze dogiteri nyandikira kumbaga ndangije mpamagara n'ubundi umukozi w'Imana ndamubwira se ko banyandikiye kumbaga arambwira reka bakubagute k'Imana avuze kuzabyara neza kandi k'Imana itabesha uburyo nabyara nahina bakabona nabyo bidashoka se wakurira gatanda gute ndababwira muga Imana yavuze ko nzabyara neza nizeye ko nzabyara noneho Imana izaho no gukora imirimo yayo nta gise nagiyo nk'icyabandi ba mama kuko Imana yabonaga nta gishobora kuko sinari gushinga imbagwe ebyiri ku makaro nari kurwa ubwo nibwo yanda ko Imana yagize neza bigeze nka sanga abaganga barambwira rero uratwandikira unadusinyire iyi Imana yakubashe iranakubahisha uratwandikira udusinyire numara kudusinyira dogiteri kuko yakwandikiye kuraba urabagwa nubyara nibikunanira niho turajya kukubaga ya Mana koko yari yubahishije byara neza maje kubyara nimbago zanje ubwo abaganga barumirwa barahurura baza kureba basanga ni Media ubyaye nuko nyuma arambwira ati kandi umugabo wagiye kujya hana kandi azava gutera iyindi nda ndamubwira reka nago bishoboka ubwo nabyo ndayibona ubwo nabyo ntegereje ukuboko kw'Imana nuko rero barimo bayireba ubwo rero Imana yagize neza nukuri abantu bumva ko Imana itabaho Imana irahari ukuboko kw'Imana kurahari nukuri hari igihe umuntu yumva ko umuntu batamukuramo igufa mu kandi kaguru ngo barishire mu kandi kaguru ngo yongera agende ubu ndagenda imbago narazitaye yankoni narayitaye mbese ndashima Imana abana banje ndabarera nta kibazo yego sinakora imirimo nk'iy'umuntu ariko umbonye ubona nta kibazo mfite uvuga ngo nizeye ko nini nzayibyara neza abantu bavuga ngo umuntu nibamuha amaraso ngo yongera abeho ngo umuntu niyajyaho bomboni ngo yongera abeho umuntu abaho kubera Imana nuko murakoze ubuhamya nari mfite n'ubwo ngubwo Yesu aduhana umugisha kandi mukomere mu kwizera Mediatrice rero reka nkwibarize aho ngaho gatoya nigeze kuko icyo gihe ukora impanuka wari ukiri mu bukode Imana iza kumbwira ko Imana igiye kuguha inzu yawe inyujije umugabo wawe hanze akurira indege akagenda ikintu nshaka kukubaza eske ubu uracyari mu bukode cyangwa se bimeze bite
byo Imana yarabikoze nk'uko yabivuze. Ni ukuri Imana yarambwiraga izangira neza, numvaga nta hantu izanyuza. Urumva nari mfite akabari ka 1,200,000 kandi numvaga ariko mfiteho ubuzima, ka kabari nkoze impanuka kahise gahomba. Ubwo ni ukuvuga ngo rero Imana koko yaje kubikora nk'uko yabivuze. Umutware wanjye ajya muri misiyo, agiye muri misiyo, nabyaye wa mwana maje kumubyara atamaze ukwezi, umutware wanjye nawe bagiye muri misiyo. Inzu narayiguze ya miliyoni zingahe. Mana ndashima Imana cyane, inzu ndayifite, amazi ndayafite nayo ngura, mbese byose byanyuze muri umukozi w'Imana. Ni ukuri Imana izajya imuha umugisha. Urumva udakwiye kuzamurira Imana icyubahiro, ngaho zamura ibiganza byawe uhereze Imana icyubahiro. Nanjye kandi nyizamuriye icyubahiro kuko iyo mirimo yose yankoresheje ni imbaraga zayo. Imbere rero yuko twakira undi mudamu, ni umubyeyi mukuru, yitwa Esiteri, kandi muramureba hariya hirya, biragaragara kabisa koko ubirebye ni Esiteri. Ariko mbere yuko tumuha ijambo, twagomba tubaze Papa Blessing, mbega wowe icyo gihe wewe umaze kuva muri koma, wumva mu mutima wawe bimeze bite? Wumva mbese wumva bikugendekera gute? Ongera utubwire muri make. Murakoze. Nkora impanuka nagize ikibazo bita cya abdomino kubera ko inda yari yashwanyutse. Sinari mfite n'imbaraga zo gucira no guhumeka, ntago nahumekaga. Ngira ngo abantu bizi iby'ubuganga bo barabyumva. Umutima wanjye wakubitiraga muri 20, muri degree ya 20 hasi. No kuvuga ngo wakubitaga hagashira amasegonda ngahe ukongera ugakubita. No kuri ya nuze kakandi kameze nka ecography bareberaho impumeko cyangwa gukora k'umubiri, bararebaga bakabona turiya turongo twarambutse meze nkaho napfuye. Noneho docteri yanditse, nuko ntazanye urupapuro, docteri yanditse ko mfite imbaraga natakaje zingana na 90%. No kuvuga ngo nari nsigaranye imbaraga z'10%, nari nsigaje gato kugira ngo mfe. N'urwo rupapuro rurahari nuko ntaruzanye. No kuvuga ngo Imana yankuyaho, Imana yakoze iyo mirimo. Ndasabira umugisha pastor yagize iryo shaka ryo kuza aho amamashini akangura abantu ananiwe. Hari abakozi b'Imana bakorerwamo n'Imana, hari amamashini ari mu bakozi b'Imana abyutsa abapfuye. Haleluya, hari bitangaza nabonye ntarinze kubaza kuri buri muntu wese. Gusa ari ikintu kimwe nibutse, Imana yarambwiye ngo ntukagire ubwoba bw'ikintu cyose ubonye, ngo kuko gishobora kuza gifite ubukana, ngo ariko cyagera imbere yawe kigacika intege. Iranyereka irambwira ati ntabwo ujye ubona amamodoka abiri yagiye guhura ubona yerekezanyijeho amazuru ari bugongane. Atariko iyo umuntu akomeje kuba mu ruhande rwe, ntasimbuke ngo ave mu ruhande rwe ajye kudeviya umuhanda yararimo, igihe cyose usanga iyo modoka atari wowe yarebaga, ahubwo yaguteraga ubwoba gusa. Imodoka iyo utavuye mu ruhande rw'Imana, nzi neza yuko nta byago muzahura ku buryo bishobora gutuma uva mu mubiri. Imana izagucyura ariyo yabishatse. Abantu babishaka batabishaka, Imana itabishatse uzabaho kandi Imana izakurinda. Imana ibaho umugisha. Bishatse kuvuga rero ngo Imana yavuze ngo baho ubaho. Nta jambo rero Imana ivuga ngo rihere, kandi niyo ituma umuntu apfa, niyo ituma umuntu abaho, niyo ituma umuntu akira, niyo ituma umuntu akena. Nuvuga ngo niyo ifite ijambo rya nyuma. Nasomye ijambo rirambwira ngo nasanze wigaragura mu ivata ryawe, ndangije ndavuga ngo baho. Haleluya. Iyi Mana yacu tuyikomereho, iyi Mana tuyinambeho. Reka twumvirize Esiteri nawe. Esiteri uraho? Muraho. Yesu ashimwe. Harakabahiyobokamana TV, harakabahiyobokamana TV wane we, TV we urandenze, ibyawe binjyanye kure he, yewe sigaho, mbabarira usengere TV,
iri jwi nirigeze rigere kure, mbega ubuhamya bunejeje, Imana yacu irakiza irashoboye, imbwiye ko abanzi bayibashongesheje b'abarozi, komera guma ku Mana ntusubire mu kabari. TV1 TV harakabaho abakozi bawe bagukoramo muri iyi studio, mugira amahoro musabiwe n'umukecuru wamenye ijambo, amahoro babeho iminsi yose murakabaho. Ndishimye cyane ndanezerewe, amajyambere yanyu natera imbere, iyi kampani yanyu nigera imbere, amahanga yose n'abahururire azabagezeho ubuhamya bw'iby'Imana ikora, amahanga yose jyewe ndabahamirije, pasiteri we naho imisozi yasa ikakwiyubikaho, humura ntacyo uzabuzarama, waje mu gihe cyo gutabara bari bapfuye, amasengesho yawe agira akamaro, uhuza n'umugore wawe. Yesu nashimwe. Ntabwo nshatse kugira ngo mujye kure y'Imana cyangwa duseke dukwenkwenuke, igihe tuzanoza tugeze iwacu mu ijuru, aya mashimwe yageze ku Mana. Imana ishimwe cyane, n'ubu buhamya Imana ihabwa icyubahiro. Njyewe rero uyu mureba bavuze ko napfuye, ndetse barangije batira n'indabo kumva yanjye barambika birarangira, kandi ko kurebye ni narapfuye. None sinzi ukuntu naje gutembera ngera ukagugwa ariko narapfuye. Hari igihe umuntu aba ariho ariko yarapfuye. Ndatembera mpura n'abo bakozi b'Imana bombi barandondora. Burya hari igihe abarokore twihagararaho nk'imbwa ziryana kandi imbere twarashize, kandi ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo mujye mwakirana ibaremerera. nawe uzombwira ibyanjye ndashaka mbibwira Imana, ndashaka mu gihe cyanjye cyo gusubizwa Imana ikora muri Abeli n'umufasha wiwe. Basanga ku mashuri ya Kagugu ngo baje gushaka ishikashike. Cyo ugira ikintu wibukiraho umuntu, iyo mbonye ishikashike naho ngeze ubu ngubu mpita nibuka abangaba abakozi b'Imana. Imana ishimwe cyane. Uyu mudamu yarambaye ariko siko nkuzi, nukumbura niko nabaye, ntahubwo ihuta agira n'ingoga ajya muri mari yawe rero ikintu nkeneye, ati nakibonye, ndayifite ubwambure bw'ubusa ntambara, ariko murambona urukweto ruceka, kubera nahuye na Beri aransengera. Imana ishimwe cyane. Baransengeye, abadayimoni b'ubukene abinyatsi bamvaho, urwangaro bari baranoze urwangabaro. Umva amasengesho akuraho uburozi bw'abarozi. Umwe twahuje ikibazo, uyu mudamu bari baramuze kwarakira, bari baranoze ikintu kitwa urwangaro. Ntacyo nikorera, ntacyo mariye abana, nta nicyo nimero bwanjye nanjye bwanjye. Imana ishimwe. Banyirukana mu mazu, aho ndaye banyirukana, mbura nicyo kwishyura. Bukeye ku munota wa nyuma ndahamagara pasiteri. Ni pasiteri ngiyewe ndi gosozi n'abana, nabuza no kuba, ati rambura ikiganza cya cy'iburyo imbere y'Uwiteka Imana Nyiringabo, ati mbonye umuntu agoreza amafaranga yo gukodesha. Ariko niba ndashidikanya, mbaza gushidikanya, nubijwe imbwa ngo wishidikanya, senga. Aho kanya mbona umuntu aje ati kwica ahangaha, nyirabazungu yanyirukanye yankuye mu rugo rwe, nagiye kandi mfite ngo bakubaka ari igicuku kimwe hejuru, umurama 5,000, mbona akazu k'ibihumbi 4. Noneho cya gihumbi cya gatanu nicyo nahiyemwe abana, ndiya nyirinzu, njya mu nzu ndyama, nta n'isaso ndiyo ndyamaho mbonye. Ariko Imana ishimwe cyane kuko ubu ngubu mfite ikiringiti niyorosa, ndateka nkarya nkaguboneza kubw'amasengesho ya Beri. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Bene data, ntukajya wihagarara uvuga ngo urishoboye, ariko amasengesho ya Beri agira akamaro. Imana ishimwe cyane. Ubwo rero nibwo bunyange nifite agakanya muhamiriza ko amasengesho amurimo akomoka ku Uwiteka. Waje mu gihe cyawe, waturutse i Burundi uje gutabara abari barushye mu gihugu cy'u Rwanda. Kora umurimo w'Imana, naho imisozi yakwiyibika hejuru yawe zatazayigukuraho, n'abavuga amagambo ntago azagufataho. Ibizakugira ishyari Yesu azabigira ishyari, ibizakanyura amaso Yesu nawe azabikanurira amaso. Imana ishimwe cyane. Aho Imana ihindura umuhungu yari umukobwa, Imana yacu irashoboye. Murakoze cyane. Yesu abamugisha. Murabyumva rero uko bimeze. Mbere yuko tubereka rero wa mwana Imana yahinduye umuhungu indishigaje ukwezi ngo ivuke, reka tubanze dusubize ijambo umunyamakuru wacu nawe agire icyo atubwira. Murakoze. Bakunzi b'Iyobokamana TV, nje byandenze rwose, byandenze.
numvisha ubuhamya, numvisha abantu Imana yagiriye neza. Nawe ibyo urimo bigiye bitandukanye bikuremereye, Yesu arahari kandi yakuruhura. Ngira ngo mbere yuko wenda mutwereka uriya mwana, Imana yabahuje gutya, hari n'abandi benshi. Hari abantu benshi bahari baremerewe bashaka gusengerwa. Ahari wenda umukozi w'Imana mbere yuko bazana uriya mwana uratubwira bisaba iki kugeraho wa muntu uri kumva ubuhamya, uri kumva abantu warambitseho ibiganza kubera imbaraga z'Imana, aragukura he, arakubona ute? Tutari kumva ubuhamya ahita anamenya ahantu ho kugusanga. Murakoze. Ahantu umuntu anshaka cyangwa se anyifuza aho yansanga, ntuye hafi y'igituro cya Nyabugogo, hafi ya gare Nyabugogo aho bita mu Gatsata. Ugeze aho bita mu cyapa kwa Jerome, ugahita umpamagara ku nimero tugiye kubaha, waba wangezeho nta kibazo, ntabwo wambura wageze aho ngaho mu cyapa kwa Jerome. Hanyuma rero inimero mwatubonaho ni 078. ubwo abari mu mahanga ya kure bashobora kongeraho cya kimenyetso cyo guteranya na kode y'igihugu, ubwo ni 078 58 64 75. Ndasubiramwo 078 58 64 75. Iyindi mwashobora kutubonaho nayo nyene watangiza cya kimenyetso cyo guteranya ukongeraho kode y'igihugu cy'u Rwanda, ubwo murabizi ni 250, ni 072 8 75 96 10. Ndasubiramwo 072 2 8 7 5 9 6 10. Murakoze, Imana ibaha umugisha. Murakoze nawe mukozi w'Imana nabo mwazanye mwese. Birashimishije cyane kubona abantu bangana gutya ndetse n'abandi benshi cyane Imana ikunyuzemo igukoresheje babashe kubona ukuboko kw'Imana. Birerekana ko nawe uri mu buzima bugiye butandukanye, uri mu kibazo giye gitandukanye wihebye, Imana iracyakora, ukuboko kw'Imana turacyakora. Noneho ari igikorwa kigiye gukurikira mu gihe gutwereka wa mwana. Abatabyumvishe neza reka bamuzane. Ni umwana basamye inda ku mezi 8, umwana akiri umukobwa. Kubw'igitangaza cy'Imana, ni ibintu umuntu kubyumva biragoye cyane, ariko ndagira ngo nkubwire ngo Imana nta kitakora. Reka batwereke wa mwana, tunagira ngo wenda bagira icyo bongeraho ku bitangaza Imana yabakoreye. Murakoze. Uyu mwana rero ni umwana w'umuhungu, yitwa muramureba uko ameze. Ni umwana mwiza cyane, yitwa Rukundo Eritier. Impamvu rero twamwise Rukundo byaturutse ku rukundo dukundana na mama we. Byaturutse ku rukundo dukundana na madamu, bituma tumwita Rukundo Eritier. Kandi Imana natwe yaradukunze cyane kubona yaremeye iri sengesho, ikabasha guhindura umwana w'umukobwa ikamuhindura umuhungu, indi sigaje ukwezi ngo ivuke. Tuyihaye rero icyubahiro. Ababyeyi muyizamurire icyubahiro, nukuri iyi Mana iragikwiye, muyongere n'ikindi. Izo mpundu rero z'ababyeyi nazo bazihaye Imana yacu, ihabwa icyubahiro. Reka rero mama w'umwana kumbure hari icyo yakongeraho ubwo muri kureba aya mashusho y'uyu mwana. Madamu, iyo umurebye uyu mwana wumva bimeze bite muri wewe, ubyibutse uko byagenze? Ndashima Imana
umuririmbyi yararimbye ngo nimufashe tuyihe icyubahiro Imana iragikwiye. Iyo ababyeyi tuyihe icyubahiro Imana iragikwiye. Haleluya, n'abasenga tuyihe icyubahiro Imana iragikwiye. Ai nimufashe tuyihe icyubahiro Imana iragikwiye. Abari mu mahanga muyihe icyubahiro Imana iragikwiye. Ngo nimuyongere n'ikindi. Haleluya, nimuyongere n'ikindi. Iyo ngo nimuyongere n'ikindi. Ngo nimuyongere n'ikindi. Haleluya, amina. Haleluya. Nanjye ahangaha nshimye Imana kubw'ibyo bintu byose nanyuzemo. Imana yarambwiye ngo nguhaye impano yo gusengera ababyeyi batwise bakazinga amada yabo ntibababyare. Imana yampaye iyo mpano yo gusengera umubyeyi utwite akabyara neza. Haleluya. Irongera impano yo gusengera umuntu warwaye umutwe udakira. Iyo mpano Imana yarayimpaye. Yesu nashimwe. Irongera impano yo gusengera umuntu baroze agakira uburozi mu izina rya Yesu. Haleluya. Yaba ari Nyabingi, yaba ari amahembe, yaba ari ibitega, turasenga imbaraga z'Imana zigahindura ibyanze. Haleluya. Abari hanze, haleluya. Haleluya. Yego rero umuntu uzumva afite ikibazo cy'uburwayi kimukomereye, arabubatse ingo zanze gukomera, ndabagira inama zigakomera. Haleluya. Mfite imihamya byinshi cyane, abadamu benshi, abadamu bakize ingo zimeze neza. Imana yankoresheje imirimo n'ibitangaza. Ari abakobwa bazinze kudashaka, ibyo Imana irabinkoresha nkagusengera mu izina rya Yesu ugashaka. Haleluya. Ndashima Imana rero. Reka mabwire nimero zanjye za telefone, uzumva afite icyo kibazo, ahuye n'icyo kibazo azaze musengere. Nzi ko Uwiteka ajya nkoresha imirimo n'ibitangaza kandi Imana igakora ibikomeye. Ni 078 98 088 36. Reka nsubiremo, ni 078 98 088 36. Yesu naduhane umugisha. Ni karibu twakira abashyitsi uko bwije nuko bukeye, abafite ibibazo bitandukanye. Uwiteka aradushoboza tukabasengera. Yesu naduhane umugisha. Koze Imana nawe iguha umugisha. Uyu mudamu ndamukunda cyane, murumva ko nawe afite impano zidasanzwe kandi ndamuhamiriza niko bimeze, ndabizi cyane. Ubwo rero arabikora kandi Imana irabimushoboza. Uzamugeraho wese ndabizi neza ko azasubizwa. Iki Imana yabikoreye kwari kugira ngo Imana yantumye hirya no hino kure, nawe urugo ntirusigare rwonyene, abashe kwakira abaje batugana kandi Imana iramukoresha cyane. Imana madamu ikomeze guha umugisha, iguhe imbaraga n'amavuta, iguhe kwaguka no gukomera mu izina rya Yesu kandi ikomeze igukoreshe. Murakoze. Imana ibaha umugisha. Reka dusubize mikro mu nyamakuru wacu, kumbure hari icyo yatubwira, inyuma yaho turaza gusoza dusenga. Murakoze. Wow, ni ibintu byo kwishimirwa cyane. Abakozi b'Imana natwe turagira ngo tubabwire ni karibu hano, ni mu rugo natwe mu murimo ukogeza ijambo ry'Imana. Ubutaha muzaze muri benshi, muri kumwe na babandi bandi abantu bumvishe ibirimo Imana ibakoresha. Abazaza bandi muzabazane nabo bahamye, bavuga ubuhamya bw'iby'Imana bakoreye, kuko ubuhamya ni bwiza. Hari abantu bari kutwumva ari nko mu gihe wari uri mu cyo gihe, akumva ko inzira byanyuzemo Imana imugira neza. Nta yindi nzira, nta rindi banga, ni ugusenga kandi ukizera Imana. Turagera rero dusoze tutatinze, ndagira ngo ndajyama buri umwe atange message ku bakunzi b'iyobokamana, abarushye, abaremerewe, abantu bari mu bibazo bigiye bitandukanye, abihebye, ubahe aka message gato, ubutumwa buto bwihumure bushaka kumuhumuriza. Turahera hano. Murakoze cyane. Nta byinshi navuga, ngira ngo
ubuhamya twatanze burimo kugukomeza wowe watwumvise, kandi ndashaka kukubwira ngo Imana yarebye nge ikankorera imirimo n'ibitangaza, si uko hari icyo narindi cyo, ahubwo n'urukundo rwayo. Wowe uri aho uri kudutega amatwi, uri kumva ubu buhamya, reka nkubwire ngo Imana iragukunda. Ntihakagire umuntu uzaguca intege ngo akumvishe ukuntu Imana itakubona, Imana itakumva, kuko Imana ntirobanura ku butoni. Ibasha gukora ibikomeye ku muntu wese wayizeye. Gusa hari ikintu cy'ikibazo gishobora kukubaho ukumva ko wihebye, ariko ndashaka kukubwira ngo Imana irahari. Uko yahozeho kera n'uyu munsi niko ikiri, ntabwo ihinduka, ntisaza. Nubwo ababyeyi bawe bashobora kuba batariho uri imfubyi, nubwo umugabo wawe yaba atakiriho uri umupfakazi, Imana ikubera byose mu gihe wayizeye. Kandi buri muntu wese Imana iramuzi. Imana ibaha umugisha. Murabyumva rero ko Imana yacu uko yakora kuva kera n'uyu munsi ni kugikora, kandi ntihindagurika uko yari iri ejo n'uyu munsi ni kuri. Rero ku bibazo bitandukanye mwaba mugiye mufite, birashoboka waba urwariye mu bitaro runaka, birashoboka waba ufite ikibazo mu rugo rwawe, birashoboka waba warabuze urubyaro, birashoboka mwaba mufite ibibazo bitandukanye. Imana yacu ibasha gukora ibirenze cyane ibyo dusaba. Rero reka duhereze n'abandi bagire icyo babwira cyangwa se bifuriza mwebwe muduteze amaso. Murakoze, Imana ibamugisha. Ikindi twakongeraho ni uko twakwifuriza abarwayi gukira, kandi utari ufite ibyiringiro ko Imana idahari agira ibyiringiro, akomere cyane. Imana yacu irakora, iracyakora ibitangaza, ihindura ibyanze guhinduka. Murakoze. icyo njye nababwira ni uko uwumva iki gihe umeze nk'uko njye nari meze agire kwizera, kuko Imana muracyahari. Ni ukuri nikora, nta data nari mfite, nta mama nari mfite, umugabo wenyine niwe nari nishingikirijeho, mwene mama nari mfite nari siko kumwe nawe narayibise abona ko kuko yaranyanga, ariko iki gihe ndacyariho kubera ukuboko kw'Imana. Gusa uyu mukozi w'Imana be, Imana izamuha umugisha kuba ndiho, kuko Imana niwe yabinyujije mu bubasha bwe. Ibibazo byose nagiraga niwe nahamagaraga, ni ukuri n'ubu ndacyamuhamagara, kandi yaramfashije, aranyubakira, aransengera, Imana ingirira neza. Urumva Imana imurukira, nari nararugize, ubu ndashima Imana cyane, ndagenda n'amaguru yanjye yombi, kandi n'umunsi waba usigaye kugira ngo badafishe, ariko ndacyari. Nawe niba waba umeze nk'uko umeze, ni ukuri ntiwihebe, uhumure, ukomere. Yesu arahari, kandi ni ukuri uko yari kera na n'umunsi n'abandi. Imbaraga yafite kiriya gihe na n'umunsi aracyazifite, wakomera mu nanjye arahumuriza wamaze kubona bageze mu kigeragezo cy'ubukene cyangwa se cyo kwangwa cyangwa se guhura n'inyatsi, wakwihana ugasenga Imana, ukigeza abakozi b'Imana hafi aho iwanyu bakagufasha. Imana igihugu najyaga ngenda n'ibirenge, cyangwa se naba naserutse najyaga abandi nkambara akamabiri, ariko we nari mu bintu n'ibihumbi 70 kubera amasengesho yasengewe n'uyu mupasiteri witwa Abeli. Amen. Imana ishimwe, uzamubwinga nayo Imana izamubwinga. We n'umufasha w'ikintu wabakundiye, bikadusoma ijambo ry'Imana rimwe Zaburi y'Ijana na 33. Iyo Zaburi nawe igufashe wumve mu baturage bawe cyangwa se mu bana cyangwa musengana, kuko kuko kubabera umuco w'umudamu we n'abana yowera. Abeli icyo Imana imwumva nuko aba agomba gutwara umudamu wiwe. Imana ishimwe. Amen. Musome 133 aravuga ngo 133, reka duhere ku murongo wa mbere. Aravuga ngo dore erega ni byiza, ni iby'igikundiro ko abavandimwe baturana bahuje, bimeze nk'amavuta y'igiciro cyinshi
yasutswe ku mutwe agatembera mu bwanwa bwa aroni. Imana yacu nishimwe rero, ni byiza ko wapfa rwose no mu mutima, waba uri Gitarama, waba uri Burundi, waba uri muri Togo cyangwa muri Zambia, Senegal, Brazzaville, aho uri hose byagati mu gihugu hano mu Rwanda cyangwa mu mujyi wa Kigali, ari uri mu Buganda, aho uri hose ndaguhuza umutima, ikibazo cyawe gusengera Imana mu kanya, nawe turagusengera wizeye kandi kwizera kwawe. Ubwo rero turi dushimira Imana abakozi bo muri studio batwakira n'umunyamakuru wacu, Imana n'umugisha. Navuga ngo Iyobokamana TV tuza turi benshi tuza kwamamaza inkuru zawe kuri radiyo nziza, televiziyo nziza, hari abahungu bareba neza, abanyamakuru bareba neza, bakira n'ibyubahiro byinshi cyane, batunezerewe n'ababwira twubaha Mana. Turishimiye koko uri Iyobokamana, kuko turashimye turanezerewe. Ubwo rero mbifuza umugisha w'Imana ngewe Esther Nyamibwa, mu rindi jambo bakunda kwitana Mukaruyenzi. Abantu hari igitabo bita Mukaruyenzi, hari amugiringaga ahita ho giti Muhanga banyita Mukaruyenzi. Ku Gisenyi bakunda ko gita Mugore Nyamibwa Esther, umubwiza w'ubutumwa bwiza ubwo Imana cyangwa twamamaye babyarangiye. TV nibaze, handi kwiyobokamana nibaze babaze baniguke, nibaze bamamare bamenyekane. Mwabasore ndabashimye, Imana ibampe umugisha abanyamakuru bacu. Amen. Haleluya. Mumvugire mu Imana. Mumvugire mu Imana. Ikunda kwamamaza inkuru za Yesu, kandi abantu bose nzi yuko bagira ububyutse kubera Iyobokamana TV, kandi mugerageze kuyoboka iyi TV kugira ngo ubutumwa bwiza bwamamare no hanze no mu bihugu bitera imbere, mu bihugu bigari, abantu bose bubaha Imana n'ijuru. Yesu naduhane umugisha. Niyamamare
umugisha utera ku isi hose kandi imvura y'umugisha ibanyagire Mana bagushiriza imvura y'umugisha babone umugisha utagabanyije urakoze kutanza umugisha kandi urakoze gukemura ibibazo by'abaturage urakoze kuri rurangizo rwa burundu urakoze gukoza ibyananiye abantu uragushimye amashimwe yose n'icyubahiro ibihabwe wowe kandi dusenge iyi nzu ivugirwamo ijambo ryawe tuyatuyeho umugisha Mana wagure iyi studio wagure iri jambo wagure kandi abakozi bemeye kwakira bakaduha ijambo kugira ngo twamamaze ubutumwa bwiza ubashyire hejuru mu izina rya Yesu bakureho igisuzuguriro ubashyire hejuru kuko uri Imana ibishoboye baho umugisha utagabanyije imiryango yabo itere imbere kandi igubwe neza cyane ko ijambo ry'Imana rivuga ngo urubyaro rw'abakiranutsi ntiruzasabiriza urakoze kutugirira neza urakoze kuremya ibitangaza urakoze kutanza umugisha urakoze kugushije imvura